Ibyiza 15 utaruzi bigaragazwa n'abahanga byo gukora imibonano mpuzabitsina ku buzima bwa muntu. Nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe n'abantu batandukanye harimo n'Abongereza, bwerekana ko imibonano mpuzabitsina ari ingirakamaro ku buzima bwa muntu. Icyambere berekanye ko gukora imibonano mpuzabitsina bitera gutera neza k'umutima no gutembera neza kw'amaraso. Mu gihe cyo gutera akabariro bavuga ko umutima utera kuva kuri 70 ku munota kugeza ku 150. Ibi rero bikaba ari byiza ku mutima. Gutera kandi akabariro inshuro 3 mu cyumweru ngo bigabanya kuribwa umutima ku kigereranyo cya 50%. Bavuga ko mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina hakoreshwa umwuka mwinshi, bityo bikaba ari byiza ko hakoreshwa umwuka mwiza mwinshi uzwi nko ku izina rya oxygene. Imiterere myiza n'ibyiyumvo mu buzima bigenda neza iyo habayeho gutera akabariro. Aha niho ubushakashatsi bukomeza bwerekana ko gutera akabariro bitanga umunezero kurenza uwo wahabwa no kuba wagira amafaranga menshi, kandi ngo bitanga ubuzima bwuzuye ibyishimo. Icya gatatu bavuga ko imibonano mpuzabitsina igabanya umunaniro cyangwa se guhangayika, iyo bita stress. Aha bavuga ko abantu bagira ibitotsi uko bikwiye kandi biyumvamo umutuzo iteka ari babandi batajya batenguha igikorwa cyo gutera akabariro. Gutera akabariro nibura 3 mu cyumweru ngo bitera kugira uruhu rwiza. Mu gihe cyo gutera akabariro umugore ngo yongera inshuro 2 imisemburo ituma umusatsi we ushashagirana, kandi ngo ibi biterwa n'uko uruhu rwe rugenda rworoha kandi rukarushaho kuba rwiza. Imibonano mpuzabitsina ikozwe neza mu rugero yongera uburambe. Ubundi bushakashatsi bwakozwe mbere y'ubu ngo bwerekanye ko imibonano mpuzabitsina yongera uburambe, kandi ngo gupfakara ukiri muto ntiwongere gukora imibonano mpuzabitsina bigabanya ubukana bw'imikaya bigatuma wasaza vuba. Gutera akabariro mu rugero bifasha umubiri guhumeka neza. Ibyuya biterwa n'uko hariho gukora imibonano mpuzabitsina bituma habaho guhumeka k'utwenge tuba ku ruhu, bigatera kugira uruhu rwiza ruyaga, kandi ngo bigabanya amahirwe y'uko umuntu yakwandura indwara z'uruhu. Ngo gutera akabariro iyo bikozwe neza kandi mu rugero bifasha kugira ingano nziza. Gukora imibonano mpuzabitsina bishobora gutera kuba wahorana ingano inejeje bitewe no kugenda umuntu akoresha imbaraga zituma atakaza bimwe byatuma atagaragara neza. Bavuga ko iminota 20 buri cyumweru twara imbaraga zingana n'ibihumbi 7500 buri mwaka. Umuntu yagereranya n'imbaraga umuntu akora imyitozo yo kwiruka yakoresha yirutse kilometero 120. Abahanga bavuga ko imibonano mpuzabitsina ikomeza imikaya. Aha ariko ngo byaterwa n'uko igikorwa cyagenze. Bavuga ko imibonano mpuzabitsina yakozwe neza mu gitanda ngo ikomeze imikaya yo ku matako, ku mabuno, mu gatuza ndetse n'iy'amaboko. Aha kandi bongeraho ko bikomeza amagufa y'uruti rw'umugongo. Abahanga bavuga ko gukora imibonano mpuzabitsina bigaragaza neza, mbese ibyo twita kuba sexy. Gukora imibonano mpuzabitsina kenshi bituma ugaragara neza cyangwa se ukurura abo mudahuje igitsina. Gukora imibonano mpuzabitsina byongera imbaraga imyanya myumviro y'umubiri w'umuntu, cyane cyane guhumurirwa. Aha bavuga ko nyuma yo kurangiza hahita habaho imisemburo itera ubwonko kurema udutsi duto cyane bituma umuntu ahumurirwa birushijeho. Gutera akabariro bigabanya ububabare bw'umubiri. Abahanga bavuga ko gutera akabariro neza ngo bigabanya ububabare bw'umubiri inshuro 10 ugereranyije n'indi miti abantu bakunze kunywa ngo bagabanye ububabare. Aha bakomeza bavuga ko bigabanya kurwara umutwe udakira. Gutera akabariro bifasha kugira impumuro nziza mu kanwa. Gusomana nk'igikorwa kibanziriza imibonano mpuzabitsina byongera imvubura z'amacandwe, bityo akabasha gusukura neza mu kanwa no hagati y'amenyo. Ibi bitera ingaruka nziza zo kutarwara amenyo no gutuma mu kanwa hahumura neza. Gutera akabariro birinda indwara zimwe na zimwe. Imibonano mpuzabitsina ngo irinda indwara zimwe na zimwe nka asima n'uburimo. Ikindi kandi ngo bigabanya umuriro ku rwego rwo hejuru. Abahanga bavuga ko gutera akabariro bifasha gusinzira neza. Nyuma yo gutera akabariro cyane cyane nimugoroba ngo byaba bituma umuntu agira ibitotsi byiza bitewe n'uko umubiri uba watekanye. Gukora imibonano mpuzabitsina ngo byaba birwanya kanseri. Ubushakashatsi bwerekanye ko abagabo basohora inshuro hagati ya 13 na 20 mu kwezi bafite amahirwe angana na 14% yo kutarwara kanseri yo mu dusabo tw'intanga. Berekanye kandi ko
gusohora kuva ku nshuro 21 kuzamura buri kwezi ngo bigabanya amahirwe yo kurwara kanseri ku mahirwe angana na 33%. Abashakashatsi bakomeza bavuga ko kugira imisemburo y'imyanya ndangagitsina ku rugero rw'ikirenga ngo bishobora kuba bimwe mu byatera amahirwe yo kurwara kanseri. Abahanga basoza bavuga ko bamwe mu badakora imibonano mpuzabitsina bagira ibyago byo kubikuramo ubuzima bubi. Aha bakibanda cyane cyane ku mugore, n'igihe umugore atabashije kurangiza neza ko ngo bimuviramo guhorana ibibazo mu mikorere y'umubiri. Ahangaha ubushakashatsi buvuga yuko atari umuntu wese ugomba kubikora. Ubushakashatsi buba bwerekana yuko ibi bigomba gukora abantu bashakanye, ni ukuvuga bubatse urugo. Ntabwo ari ukuvuga ngo niba ubyumva uri umwana cyangwa se utarageza igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina nawe wirukanka ujye gukora imibonano mpuzabitsina. Oya, ahubwo byakwangiza kurushaho. Izi nama ziragirwa abantu bubatse ingo, umugore n'umugabo babana. Niba ari wo bwa mbere ugera kuri iki gitangazamakuru, kora subscribe kugira ngo inkuru nk'izi zizajye zikugeraho, ndetse ufungura inzogera kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujye uhita uyibona mu ba mbere. Murakoze, mwari kumwe nanjye Mombasa, mugire ibihe byiza.